Reka mbashimire kandi mbahereze ikaze bakunzi ba Stone TV show. Jyewe ni Akodesheje. Uyu ni umwanya w'inkuru yanyu mumaze gukunda muri benshi. I do quit him. Episode ya 6. Reka nkubwire ngo kora subscribe kuri Stone TV show. Ukande kuri like, wandike comment yawe, maze usharinge kugira ngo buri muntu wese ajya abasha kubona ibyiza bya Stone TV show. Reka rero mbagezeho episode ya 6. Duheruka muri episode ya 5 Eraste amaze kwinginga umukobwa w'abandi Ana amwinjije muri louge akodesheje. Eraste amufite umupango ndetse afite n'ibinini. Ntabwo tuzi ngo ibyo binini ni ibinini bigira gute. Twasize rero bamaze kwinjiramo imbere. Eraste arakebaguza hirya hino, ahita akinga ashyiramo n'urufunguzo. Reka mbahereze ikaze muri episode ya 6. Eraste ndetse na Ana binjiye aho ngaho muri icyo cyumba. Eraste yari yahateguye cyane, yahateguye ibyo kunywa byinshi. Yari yashyize za likeri ziwe yari ari kunywa, yashyize na Coca-Cola yashakaga kuvangira muri ya likeri, ariko none hagize amahirwe asanga Ana yari ari kunywa Coca-Cola. Bihita biba amahwi nkaho yari yamuteguriye Coca-Cola akeka ko yari abizi. Maze Ana, wow, Eraste ahantu ko ari heza, niba wateguye gutya, mana yanjye, ndebera noneho hari na Coca. Gusa wari ubizi ko ndi kunywa Coca? Ko nigeze umuntu uhaguruka ngo uze gutegura ino Coca ahangaha aho twahuriye. Ino Coca wo bitekereje gute kuyitegura? Ariko cyaza wateguye neza pe Eraste. Wahora n'iki? Urabizi nkuko murambikubwira ko ngukunda. Nkuko murambikubwira ko ngukunda, niyo mpamvu bashaka ko uramutse uje no kundeba nyine wandeba ahantu hasa neza, hateguye neza, sibyo? Kandi nyine wumve ngo iyo ndi kumwe nawe mba nishimye. Ana, okay, really enjoy, sibyo? Let us enjoy. Maze mbwira ibyo nshakira ubundi nongere nsubire, sibyo? Reka turyoherwe. Eraste ndetse na Ana batangiye kunywa banaganiramo, ubona ko ikiganiro kimaze kugera aho kigera. Maze Ana, Eraste nyihangane aho gato nkabanza nkajya kubwiherero. Reka ngire kubwiherero ndaje, sibyo? Eraste, nakwita ugenda nyine urumva ukuntu waje ndi kukwinginga nyine, nawe urabizi nshobora gukeka ko ushobora guhita ugenda, ariko nta kibazo, sika isakoshi yawe kugira ngo mbeshobora kuri bugaruke. Ari ikibazo Ana? Okay, nta kibazo, ngewe njye kuri toilette ndahita ngaruka. Okay, isakoshi reka nyisige nta kibazo. Ana yahise asohoka agiye ku bwiherero. Maze Eraste n'igihunga cyinshi ahita akuramo cya kinini, ahita akijugunya muri Coca Ana yari ari kunywa. Icyo kinini ako kanya muri ayo masegonda cyahise gishongera muri iyo Coca, kizana agafuro gakeya, ariko nako kagenda gakama. Maze Eraste yongera ategereza ko Ana ari bugaruke. Ntabwo tuzi ngo icyo kinini kigamije iki, nta nubwo tuzi impamvu akijugunye mu cyo kunywa cya Ana. Wenda wanakeka ko ari cya kinini ashobora kunywa kugira ngo agire ubushake bw'imibonano, ariko noneho ntabwo ari ukinyweye, akijugunye mu cyo kunywa cya Ana. Ana we yaragiye aritegura neza, arongera aragaruka rwose kwinjoyinga na mushiti wiwe. Aricara, ariko akajya abona Eraste arimo aramureba cyane, akajya abona Eraste ntabwo azi ukuntu ari kumureba, kuko Eraste yari ari kumureba asa n'ufite amasoni ukuntu, kubera yari amaze kumenya ibyo yakoze. Ana, Eraste wapfa warinze kuri kureba gutyo?
irungu ryakwishe humura nakarutse sibyo, ngaho twongere turyoherwe. Eraste ahita afata icupa ryiwe ryuzuye, ntiyafata ikirahure, maze ahereza Kiyazi inshuti we Ana, maze Ana we afata cya kirahure banazemo cya kinini, ahita ashyiraho Kiyazi anasomaho, maze Eraste ahita anywa iyo nzoga cyane ya rikeri ameze nk'uri kuyiyahuza, kugira ngo ataza kureba Ana ari kunywa kuri ya koka. Eraste yamaze umwanya ari gukurura rikera mira biri kumutwika. Ana nawe ari kubyitegereza. Ana, Eraste reka kwiyahuza ibyo biyoga abana, ko ufite ikirahure wanywereye mu kirahure. Eraste nagira ngo nyine ni enjoying, nagira ngo uko uri gusoma kuri iyo koka yawe nanjye mbe ndi gusoma hano muri iri cupa, numvaga guhita nsunika gutya aribyo byari gutuma ninjoyinga, ahubwo twongere tunywemo. Eraste yongera heza Kiyazi Ana kugira ngo yongere anywe kuri ya ji yiwe ya koka, kugira noneho abeshuwe neza ko yanyweye. Maze bamaze guhana Kiyazi bose baranywa. Ako kanya Ana nawe akakoka yari afite mu kirahure cyiwe kandi Eraste yanazemo ikinini ahita akamaramo. Eraste n'igitaraganya ahita yongera musukira kandi mu kirahure. Eraste Ana, dukomeze twinjoyinga sibyo, dukomeze twinjoyinge. Urabona nagutumiye hano kugira ngo mubwire ikintu kimwe, kari ngiye muhungu njyenyine ugukunda hano kuri iyi si, kandi mbikubwira kenshi ibyo bintu. Ikindi nagira ngo mfate attention yawe kugira ngo basi marane akanya nawe turi kumwe, just kugira ngo numve ko n'umuntu nkunda ashobora nanjye kumba hafi. Eraste yatangiye kumubwira amagambo asa naca intege, yayandi akurura attention ya Ana kugira ngo Ana bya bindi yanyweye bitangire bikore. Maze Ana atangira kugenda areba ibikezi, atangira kuzajya areba Eraste akamubonamo abantu nka batanu. Ana, Eraste I'm sorry, ndumva ntazi ukuntu nabaye, ndumva ntari kureba neza, gusa ndakomeye, nta kibazo ndakomeye. Ariko Eraste yarebye mu maso cyane Ana, abona ko ibyo yakoze bitangiye gukora. Maze Ana nawe ahari aho ngaho n'utwo tugambo ari kugenda avuga, yahise asinzira ahita agwa ku meza, amaboko ayakubita ku meza n'umutwe ahita awukubita kuri ayo maboko. Ako kanya ahita asinzira. Ndabashimiye rero bakunzi ba Stone TV Show, twari turi kumwe muri aka kanya. Iyi ni episode ya 6 turangije. Njyewe nitwa Dodoschenko. Iyi nkuru bategurira akanayibagezaho umunsi ku munsi. Kora subscribe rero kuri Stone TV Show, dukomeze turye show. Ciao, bye bye.